abadukurikiye kuri Kurikira TV twongeye kwasoza muri iki gitondo dushimira Yesu Kristo ko twongeye kugera muri iki gitondo. Iyi ni gahunda yacu y'Umusomyi wa Bibiliya buri gitondo nk'uko mumaze kwimenyera, tukaba tugiye gukomeza dusoma. Nabashimira abamaze gufungura kuri iki kiganiro, nawe uri kudukurikira ndagushimiye, nagusaba ngo uryoherwe n'iri jambo tugiye kumva ry'uyu munsi, ribikubera ijambo ry'umunsi. Rugeza tubwira ati ngewe umunsi w'ejo ntabwo mbereye mwiza, ati kubera yuko nengeye gukora accident Imana ikinga ukuboko. Imana yakinze ukuboko nyine, ko accident itabaye ntabwo ujya wumva abo yahitanye, wowe ubwo ufite ishimwe rikomeye ko Imana yakinze ukuboko. Nawe wundi nawe nanjye mfite ibindi byinshi Imana yarankoreye. Elisa nawe yigeze avuga ngo Imana iyo ihumura amaso, Imana ngo ihumura amaso umugaragu we maze arebe ingabo zibakikije igihe yaraje gutabaza ngo ibitero by'ingabo byagose imisozi yose bigiye gufata ba Elisa. Nuvuga ngo aho tugenda hose dufite ingabo nyinshi cyane za marayika zitugose. Rero Imana ishimwe cyane uko yakurinze. Ahubwo urumva wowe umunsi wakavuga ko umunsi wakubereye mwiza cyane ko hari icyo wawubonyemo kidasanzwe, yego kikagusiga amahoro. Amen. Reka dutangire. Mwami Yesu, wejesha amaso yacu kugira ngo turebe ibitangaza by'amategeko yawe wandikishije. Amen. Umusomyi w'uyu munsi turasoma mu rwandiko rwa mbere rwandikiye Abatesalonike, igice ni icya 2, turahera ku murongo wacyo wa mbere tugeze ku wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa zibwiriza ubutumwa bwiza Tesalonike. Dusome: bene data ubwanyu muzi yuko kubasura kwacu kutari ukubusa, ahubwo tumaze kubabarizwa i Filipi no kwahemurirwa nk'uko mubizi, duhabwa n'Imana yacu gushira amanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. Kuko guhugura kwacu atari uko kuyobya kutava mu byanduye, kandi kukaba atari uko kuriganya, ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tubabo guhabwa ubutumwa bwiza niko tuvuga. Ntituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima yacu. Ntitwigeze kuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi, cyangwa ngo tugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu muri mwe. Imana niyo dutanzeho umugabo, kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi. Nubwo twashakaga kubaremerera kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuye abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi, tukabakunda cyane, tukishimira kutabaha ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaha ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane. Bene data, mwibuke umuhate wacu n'imiruho nk'uko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana, dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera. Mwebwe n'Imana nimwe ntanzeho abagabo b'uburyo twameranaga namwe abizera, turi abera, dukiranuka kandi tutariho umugayo. Kandi nk'uko mubizi, twahuguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana abigirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Amen. Aya magambo dusomye araduhamiriza uburyo izi ntumwa zabanye n'abo zagiye zibwira ubutumwa. Pawulo nabo bari kumwe. Ikibazo umusomyi watubaje ni ikibazo cya mbere n'icya gatatu. Icya mbere kivuga ngo mbese mu byo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki?
icya gatatu kikavuga ngo mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza n'urugero rubi nakwirinda. Kadusome mu Umusomyi naho twumva amagambo bagize icyo bavugaho. Batubwiye ngo uyu murongo ugaragara cyane uravuga ngo kuko guhugura kwacu atari ko kuyobya kutava mu byanduye. Pawulo yageze i Tesalonike avuye i Filipi aho yari yakubitiwe akanafungwa hamwe n'abo bari kumwe. Twabisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 uhereye ku murongo wa 22 ukageza kwa 24. Ageze i Tesalonike naho yahavuye ahunze. Naho byo twabisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Hagomba rero kuba hari bamwe bavuze ko yagize ubwoba kandi atitaye ku bibazo byabo, ndetse ko yaba yarabwirizaga kubera gushaka indamu gushimwa n'abantu. Pawulo atanga ubuhamya bwe imbere y'abahamya babiri, Abatesalonike n'Imana, ko atabwirije ubutumwa yishakira indamu. Ibyo biri ku murongo wa 5 n'uwa 10. Nubwo yahuye n'ingorane i Tesalonike, yavuze ubutumwa ashize amanga. Yabahuguraga afite ingeso nziza, atayobya, adafite impamvu mbi cyangwa atariganya, ndetse adashaka kunezeza abantu keretse Imana gusa. Pawulo ntiyategekaga abo yabwirije ubutumwa nk'umuyobozi, ahubwo yari ameze nk'umubyeyi ukuyakuye abana be. Biri mu murongo wa 7 wo muri Bibiliya. Abihanangiriza kugira ingeso nziza zikwiriye abahamagawe n'Imana. Noneho tuzirikane. Iri ni ijambo Umusomyi utubwiye kuzirikana. Uyu munsi ni ijambo tugomba kuzirikana. Ubuhamya bwacu nibwo buzatuvugira mu gihe abaturwanya bazaba baduhagurukiye. Amen. Ubuhamya bwawe nibwo buzakuvugira igihe abakurwanya bazaba baguhagurukiye, igihe abatakumva bazaba baguhagurukiye. Ese ufite ubuhamya ki? Niba ubuhamya bwanjye ari bwo buzamvugira igihe abandwanya bazaba bamugurukiye, mfite ubuhe buhamya? Yesu Kristo akomeze kudushoboza kugira ngo tugire ubuhamya buzima bushobora kuzatubera abagabo mu gihe tuzatugeze mu bihe bikomeye. Amen. Mubizi neza ko hari benshi bagira mu bikomeye iyo wagize imirimo myiza, hanyuma ya mirimo ibyiza byakare bwo bigaruka. Ikindi nababwira, si no mu gihe ushobora no ubuhamya bwawe bushobora no kuvugira atari uko ugeze mu bihe bikomeye, ahubwo hari naho ushobora kugera kubera ubuhamya bwiza ufite, ugasanga imiryango irakinguye, ugasanga inzira zimeze neza, mu gihe hari ibyo ugomba gusabwa cyangwa ibyo ugomba gukora kugira ngo unyure aho hantu. Ndabaha akagero gatoya. Kera nkiri umwana niga muri primaire, nigaga nanacuruza. Bamwe usanga mu byaro bacuruza utuntu tw'ingenzi dukeya, hanyuma arahawe naranguraga umuceri. Badushiraga umuceri mu ikarito bafunze ku biro. Kimwe ngenda ngiye kurangura ibiro 10, nibyo nari gushobora kwikorera neza, ariko nza gusanga hari undi nawe waje kurangura ibiro 15. Hanyuma iyo wajyaga kurangura aho hantu mwagendaga mutanga amafaranga, mukabaha amafaranga, bo bakajya basohora amakarito arimo bamaze guhita bashamo ibyo mwishyuye. Hanyuma basohoye amakarito bayazana akurikiranye. Noneho iyanjye kuko baje gusa nkaho bayigeraho nyuma, ahubwo izayo ubona ko asa naho ari nini kuruta iya mbere, ariko barangijeho baranabivanga bibagirwa, bagenda bashiramo 15. Noneho mitanero ikarito, ndagenda ngeze mu rugo nsanga bampaye ibiro 15, ariko ntabwo ibyo nari nishyuye. Ndacuruza nshoje nsubiyeyo, ndagenda mbwira wa mucuruzi, ndamubwira nti rero nagezeho nsanga wampaye ibiro byinshi, ntabwo ari byo nari nishyuye, ntabwo ari gutangaruka naracuruje, ariko amafaranga y'ibyo warengejeho ngaya nayazanye. Ko mucuruzi arishimye cyane, biramurenga rwose, arishima cyane. Hanyuma icyo yakurikijeho yanayise amafaranga
500 ambwira ati shati genda ujye gufata akantu gato. Ni muri 2005 2006 kandi amafaranga icyo gihe 500 wabaga ubona ari amafaranga menshi nabwo. Hanyuma arangije tambwira ati we uzajya uza bakwihera ibyo ushoboye byose ugenda ucuruza ubundi unzanira amafaranga. Urumva aho kantu gatoya gusa gasa naho gasuzuguritse kahise gatuma hari icyizere angirira, ku buryo ubwo nabaga nta mafaranga nyine mfite ngenda narahitaga ngenda cyangwa nkanayakoresha ibindi ariko nkagenda ngewe akaba nkajya gucuruza nkazamuzana amafaranga. Ubwo ni ubuhamya nubatse, bivuze ngo ku tuntu dutoya gusa dushaka kudukiranukaho, hanyuma ugasanga bigucire izindi nzira nziza. Kuko icyo gihe kumwe umuntu ashobora no kubeshyera yenda ngo ukoze ibi ngibi, uwo yari umuntu. Nyuma yaho usibye ko isi turimo ishobora guhindura umuntu, ariko uwo yari umuntu ushobora kuza agahita yenda umuntu akubeshye ngo uribye. Uwo yari umuntu ashobora kuza agahita avuga ati oya, uyu mwana ntago ashobora kwiba, ibi ngibi ndamuzi, akabihagararaho. Kimwe na bamwe mu bintu bitandukanye, abakozi bari mu kazi, navuga ngo reka iri jambo ry'uyu munsi duhamirize nibura kuba dukora ibintu byiza, tunyangamugaye aho turi mu kazi. Abakozi benshi cyane cyane ko amafaranga usanga batagira icyizere, usanga rimwe na rimwe ashobora kuvugaho kuriganya, ariko reka tunyangamugaye uburyo dukora byose kugira ngo igihe kiri ngombwa tuzatangeho abagabo aho twakoze ndetse n'imbere y'Imana. Ariko buri Imana niyo ya mbere nkuru, ko Imana aho ihagaze iyo yumvisha ukuri kwawe mu mitima y'abakumva. Amen. Iryo ni ijambo ry'umunsi. Reka uyu munsi tubere umunsi mwiza. Data twese mu izina rya Yesu Kristo akomeze kuturinda. Dusenge. Turagushimye Yesu Kristo kubw'ijambo ry'uyu munsi. Tugushimye kubw'impuguro za Paulo tubwiyeho ubuhamya bwiza. Reka natwe tukwingiye kugira ngo ukomeze Data gushira mu mitima yacu kugira ubuhamya bwiza, ari uduha izo mbaraga. Uturinde aho tugenda, aho tunyura, mu byo dukora byose uturinde Mwami, natwe twubake ubwo ubuhamya bwiza. Urakoze rero, turinde mu byo turirwamo uyu munsi byose, komeze kuturinda kugira ngo igihe cyose tubona bwije amahoro dushime izina ryawe. Kandi ukomeza kutabara Mwami aho twaba twarakiraniye, aho twakoze ibidahesheje izina ryawe cyubahiro. Turakwinjiza kugira ngo utabarire, hanyuma uduhe gutangira kubaka ubuhamya bwacu bwiza uhereye none kugeza iteka ryose. Mu izina ryawe tusabe twizeye, Yesu Kristo. Amen.